amahoro y'Imana n'abana namwe nezero kumeze neza cyane, ikindi kandi abatameze neza mwihangane. Murabizi neza ko ejo bundi ku itariki 8 murabizi neza abagore nyine bari bijeje umunsi mukuru w'abagore. Rero i Musanze ibintu byari byabaye uburyohe cyane, ibintu byari umudendezo cyane, ibintu byari amahoro cyane. Wowe ukomeje kubankurikirana kuri YouTube channel yanjye yitwa Burikana TV, kora subscribe and share and comment kugira ngo ukomeze kubana amakuru ari showbiz, amakuru ari show, ujye ubona amakuru atandukanye. Iyo ukimara gukora subscribe, iyo na uploadinze video ikugeraho uri uwa mbere cyane, 5 kuri 5. Rero amakuru rero mbazane banyarwandakazi, na makuru rwose, na makuru akakaye cyane, na makuru anyuranye. So rero nkuko bimeze ahangaha, G-Tough murabizi ko yasohoye indirimbo ikacurangwa mu gihugu hirya no hino. G-Tough kandi avuga yuko iyo ndirimbo yayishoyeho amafaranga 5,000. Rero abantu bakomeza kuba bamugendaho cyane kubera yuko yakoze indirimbo 5,000 biza kuba yakwamara cyane, irya hit cyane. Ubu tuvugana rero ndirimbo imaje kugwiza views 800,000, no muri miliyoni irabura igihe gitanga itagira miliyoni. Ugasanga umusitari yafashe indirimbo yitayeho nka miliyoni nk'icumi, uploadinga kuri YouTube igaterwa n'100,000 cyangwa 100,000. ubwo rero akaba arahiye. Rero agahita hibazwa ngo G-Tough ni ibiki yakoresheje, ni ibiki. Rero leta ikaba yakomeje kuba yamugendaho cyane. Ntabwo ari leta, ni RIB ikavuga ati icyo gihangano cyane ntabwo ari sawa. Ariko nahoze numva amakuru rwose arimo aracicikana, arimo aravuga ati rero uyu mugabo rero ntabwo twakwigwa tumuzana ahangaha, ahubwo ngiye niyo ndirimbo yiwe ntabwo ndamura kuba nayumva neza ngo numve ukuntu ibintu bimeze. Ati ntabwo nibaza, ahubwo Dr Murangira wa RIB yavuze yuko indirimbo wayikoze nta kibazo, ahubwo ikibazo gifite abantu bayumva. Icya gatatu, abantu bari gukomeza bapromotinga iyo video kugira ngo ibashe kugira ahantu kure. Abo bantu aribo bagakwiriye kuba bahanwa cyane. Nizere ko wamaze gukora subscribe kuri Burikana TV kugira ngo ukomeze kubana nanjye. Rero abagore Musanze rwose barayiririmba ngo kubita kuri ka kandi ngo umugore arataka ngo maze azana amazi. Aho kantu rero ka rwose abagore kabashimishije cyane. Nimba ari ku kantu kazana amazi ariko kabashimishije, mwe mujye muri comment, nimba hari umuntu w'Musanze ajye muri comment agire igitekerezo ashyiramo, kuko ibintu byakomeje kuba byagorana cyane, ibintu bikomeje kuba byakara cyane, aho umuntu asigaye akora indirimbo ya fake, yakora indirimbo itafite ubutumwa, ikagenda ikarebwa n'abantu benshi cyane. Ariko umuntu agakora indirimbo y'Imana, yamara gukora indirimbo y'Imana ntirebwe, yawe ikarebwa abantu bake, ugasaba bya bindi bya fake by'ibishegu nibyo byagiye bigira abantu benshi cyane babireba. Birababaje yuko abantu basigaye bajya mu bintu bitabafitiye umumaro, kandi ibifite umumaro ntibabyiteho. Rero iyi ndirimbo ya G-Tough rero itaramara n'ukwezi rwose igeze 800,000, aho abantu bakomeje kuba babigira birebire. G-Tough nawe yavuze yuko ari umusitari muramuzi, ariwe Bruce Melody Igitangaza. Yamubwiye yuko rwose iriya ndirimbo yamuryoheye cyane. Murabizi ko na Bruce Melody yakoze indirimbo yitwa Akinyuma nako karabiciye biracika, ariko so ntabwo birenze cyane, nta nubwo binagoye cyane. None Bruce Melody murabizi neza ko ari umusitari cyane. Bruce Melody ni umusitari cyane. Ni umusitari, ngira ngo muramuzi, akora indirimbo z'ibishegu rwose ntarigere n'ikintu bamuvugaho. Ariko G-Tough akana kejo bundi akora indirimbo aragitosa, none ikaba iri kuvugisha abantu benshi cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. So rero ahangaha turi ni Musanze,
aha ngaha turi ni i Musanze, murabona ko rwose abagore bizihiwe cyane, abagore bizihiwe cyane gatanu kuri gatanu. Urabona ko rwose ibintu bimeze neza cyane, urabona ko i Musanze rwose ibintu ari amahoro cyane 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 cyane. So rero mukora subscribe, bazanisha and comment kugira ngo mukomeze kubana na Burikana TV. Ndabakunda cyane 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 cyane. Yumvisha abantu abantu bazakomeza kubona izi video yitwa intelligence artificial intelligence, sorry, ni uburyo ki umuntu ashobora no kuba yakoresha amashusho yakoresheje uburyo bwa AI. Ubonye nk'uburyo bano bantu batangiye bavuga ati GTAF, bameze nk'aho bari kwigaragambya kuko wafunzwe. Hanyuma uwanditse inkuru yavuze ngo nawe urarira, Mutesi Scovia asabye RIB gufunga GTAF kubera indirimbo aragitosa. Dr Murangira nuko yanditse agarukiraho. Hanyuma nashaka kwibariza abantu, ese koko birashoboka ko umuntu ashobora kugusabira kufungwa muri iki gihugu cyacu? Ubundi iteka n'iteka, ubundi hari urabona navuze ngo dufite igihugu kigenda ku mategeko. Ubundi ubwo wowe tonde ubanze wumve. Hari uwabikoze hano ngiye kumurega kuri RIB. Icyambere hari uwabikoze, ariko rero sibyo kubeshya yari anga wabisobanuye nabi. Aha yavugaga uno muntu wakoze amubyinisha muri andirimba akoresheje yavuga ngo niwe agiye kujya kurega. Niwe agiye kujya kurega, ntabwo yari GTAF. Hanyuma abantu musobanukirwe neza, abantu mukomeje kwandika caption muvuga ngo mama w'u Rwagasabo uri kumva, cyangwa se Mutesi Scovia ari gusabira GTAF gufungwa. N'ahantu bihuriye, baramubajije cyacu nta muntu ugisabira undi gufungwa. Ndakeka baramubajije ngo ese indirimbo yitwara gitosa, yavuze ati indirimbo ni ubwayo ndumva izina rye riremereye. Bahita no bamwereka harimo nabyina ati izi mbaraga kuko naba nzifite. Harabwa ati cyo kora yaye kuko igira imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero icyo wenda icyo nasubiza kuri ndirimbo, njye sinzi impamvu yakunzwe, ntago nzi impamvu yakunzwe.